Mperutse kuba ndi ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube channel yanjye yawe yanyu duhuriraho twese dusesengura ijambo ry'Imana turebera hamwe ibyadufasha, maze umukunzi wacu aratwandikira ati muzadushakira amakuru ya Yefuta. Nahise mubwira ko inkuru izakurikiraho ariwe nzamubwiraho, none ayo mateka nifuje kuyabasangiza namwe. Njye yabategurira kandi yabagezaho nitwa Tuyisabe Nereso, aho uri kuyakurikira ni kuri Shukuru TV Official. Guhaye ikaze kandi ndagushimiye byimazeyo we wamaze gukora subscribe kuri no channel yacu kandi yawe nziza. Niba utarayikora kandi yikore ujyubana natwe umunsi ku wundi. Reka twanzike tugira duti isezerano rya Yefuta. Ariko kandi ndatangira nkubaza ni waba warigeze kugira usezeranya ibintu ariko nyuma ukaza gusanga bigoye kubisohoza? Ibyo nibyo byabaye kuri uno mugabo ubona muri rino shusho, akaba ariyo mpamvu ababaye cyane. Uwo mugabo yari umucamanza w'intwari wa Isirayeli yitwaga Yefuta. Yefuta yabayeho mu gihe Abisirayeli batari bagisenga Imana, bari barongeye gukora ibintu bibi. Nicyo cyatumye Imana ireka Abaromani bakagirira nabi. Ibyo byatumye Abisirayeli batakambira Imana bati twagucumuyeho turokore. Rubanda rwicuzaga ibi bibi rwari rwarakoze, rwagaragaje ko bicujije, bongera gusenga Imana. Nibyo byatumye Imana yongera kubagoboka. Yefuta niwe watowe na rubanda ngo arwanye Abaromani babi. Yefuta yifuzaga ko Imana imufasha mu ntambara. Nicyo cyatumye asezeranya Imana ati numa gutsinda Abaromani nzagutura umuntu wa mbere uzasohoka iwanjye aje kunsanganira igihe nzaba ntabarutse maze gutsinda urugamba. Imana yumvise iryo sezerano rya Yefuta maze imufasha gutsinda. Ese wabuzi umuntu wa mbere waje gusanganira Yefuta igihe yari atabarutse? N'umukobwa we akaba ari nawe wenyine yari afite. Yefuta yateye hejuru ati ye baba we mwana wanjye ko umbabaje cyane, ariko nahigiye Imana umuhigo none simbasha kwivuguruza. Igihe umukobwa wa Yefuta yamenyaga iby'iryo sezerano rya se, nawe ryabanje kumubabaza, kuko ibyo byavugaga ko agomba gusiga se n'inshuti ze. Igihe icyo kubaho kwe cyari gisigaye yari kukimara akorera Imana mu ihema rye ry'ibonaniro i Shilo. Nuko abwira se ati niba warahigiye Imana umuhigo ugomba kuwuhigura. Umukobwa wa Yefuta yagiye i Shilo, bityo icyo gihe cyo kubaho kwe cyari gisigaye akimara akorera Imana mu ihema ry'ibonaniro. Buri mwaka mu gihe cy'iminsi 4 abakobwa bo muri Isirayeli bajyaga kumusura bakishimana nawe. Rubanda rwakundaga umukobwa wa Yefuta kuko yari umukozi mwiza w'Imana. Umva se, nkundira ubumbure Bibiliya maze uze gusoma no masomo. Isomo rya mbere uze kurisanga mu Bacamanza ibice 10 uhere ku murongo wa 6 ugeze ku murongo wa 18. Irindi somo urundi urarisanga mu Bacamanza ibice 11 uhere ku murongo wa 1 maze ugeze ku murongo wa 40. Nizeye nashidikanya ko wari wadusabye ko twagukorera ku mateka ya Yefuta.
wanyuzwe kandi wishimye n'abandi kandi hari icyo mwigiyemo. Imana ibashoboze kandi bahe umugisha. Aha mwari muri ni kuri Shukuru TV official, njye mwari muri kumwe, nitwa Tuyisabe Nelson. Ndabakunda cyane kandi ndabashimiye.